Bruce Melody ubwo yasozaga iwacu muzika yabajijwe n'umugabo bita Murinda Habi cyangwa se Mirene amubaza ati se ko umuvugizi wawe fata ku mavuta yatawe muri yombi nkuko bivugwa. Bruce Melody aragarama ati reka tuwo muntu ntago nari nangaje umuntu mvugira na rimwe. Yabira bintu ko bijyamo uziko n'ibya Nadia bya Diane bitari byarangira ukajya ngo umuntu ngo yaramvugiraga kandi yageze mu nzego fata ku mavuta wenda afite ku mavuta tubane turamushimira mbere na mbere kuba yaratinyuye ikintu cyitwa gusesengura mu Rwanda ndakuri showbiz yego hari ukuntu twumvaga amakuru no kuvuga amakuru gutyo gusa kanaka yaguze imodoka sava noneho wazana ikintu cyitwa ngo aguze imodoka amafaranga yakuye imodoka ihenze kuri yakuye he imodoka yaratinze iguma Dar es Salaam kubera byatewe n'umuntu witwa manager wa kanaka bigenda gutya urukumva showbiz iraguka ko twari ko turi kuvuga ikiyo ataza nko gutangiza icyo zireze urugemwe rurameze urubuto rutaboze umutwaro nagatwaye iteka umutware wanjye awutwamishije imbabazi ndawutuye ndunamutse ndemye ndanyuzwe ndumva niyumva nk'indirira nshimye uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe ubwere bwimuye ubwirabure bidasasiwe ubwira kabiri yego none kuri zira mbabazi rero za hawe bano bantu ubundi mu Rwanda tugira habaho ubwoko butatu bw'imbabazi iza mbere hari zitangwa ugahanagurwaho icyaha n'inkurikizi zacyo n'igifungo nyine ukanafungurwa kabiri ari nazo zizi ngizi ba Mporiki na Gasana bahawe nayo niko intuze urafungurwa ariko kubijyanye n'icyaha cyo kiba kigihari urumva zitandukanye icya mbere ongera utusubiriremo iza mbere ari nazo bita amnesty zohe urababarirwa yego kuri izo mbazo nyine perezida atanga ubundi iza mbere zo urababarirwa ukanakurwaho icyaha yego gusa urafungurwa nako urafungurwa rero ufunze n'icyaha ukagihanagurwaho ukabura umwere gutyo nyine usohotse uko mbere utari winjira kabisa iza kabiri rero zo ni urababarirwa urafungurwa gusa arizo zizi ngizi urafungurwa gusa ariko icyaha kigumaho izo ariko zigahabwa bande noneho zo zihabwa abantu banditse basaba yego basaba icyo gihe rero mbaze bazimeze gute ugomba bigira ibintu iyo ugeze hanze hari uko kura bimeze kwitaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi kugera cya igihano cyawe kirangiye nubwo uri hanze ya myaka wari ukatiwe kugera irangiye gusa ntabwo ibisubitse ahubwo uri hanze ntabwo ari ugusubikwa noneho kujya hanze nabwo ariko bijya gusamo ukuntu no kujya hanze nabwo bisaba ko kwaka iyo ushaka kujya gusohoka igihugu ni ukwaka minisitiri w'ubutabera niwe wakuruhushye niwe perefe wawe kugira ngo usohoke kabisa nuko usaba uruhushya urandika usaba reka ngusuze cyane mwifurize umunsi mwiza kugubwa neza cyane ni kuri Iris TV turagarutse no wa mbere wa fresh no wa mbere utangiye icyumweru no kuvuga ngo ibyo wifuza kenshi mbambe babwira ko burya ufite iminsi 6 isigaye ari sawa icyumweru kiracyari kibisi ndi kumwe na Tonalite mwarabimenyereye kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu tuba tumufite abafite byinshi ari bugenda aganiraho Tonalite karibu nanone mu rugi wacu murakoze kunyakira namahoro natwe turabakiriye urumva hari ikintu ubundi intro yawe buri gihe haba arimo akantu utari buze kuza kumvikana ngo iminsi ngo cyumuri kiba kikiri kibisi burage mbona ubundi mu kwa mbere hakigera mu kwa 12 haba hageze ku wa mbere hakigera burya weekend bitakayemo bigeze ese buriya utangira
wowe kubara weekend uhereye kwa kangahe habe ni nka bidi yanjye uko njya nkorera bidi yanjye no mu bukwe arigengera mu bukwe nkabona inyama zapfuye nkavuga neza ubukwe ko muri bidi yanjye inyama zizaboneka nkahita cerebura icyo bita pre birthday ugahita wirira ukinywera nkahita nkahita njya nkanywa ukanatumira abantu nkavuga nti waba bose ubwo bose baba bayitashye kuvugira ijambo ku nzoga z'abandi umutipe wanjye kugira azakugurire nk'akantu nibibaho ariko aracunga nko muri famille yabo bafite ubukwe ati ngutumire se ati ngutumire nizo event yitumirira abajama kako karu kararenze no ngagiye n'abahungu badashobora kukwemerera kubasura badaguhamagara bariye inyama ase wundi we asanga yaba yakiteretsemo nk'igishyimbo baraguhamagaye ngo ari bo butagisura na sha cyagenze bite ariko no kuri nibyo ariko inyama z'ubu zisigaye zingana nkuko zanganaga mbere ahubwo se ubundi kera ku kiro cyari cyinshi washya ni ukuri kw'Imana cyari cyinshi ahubwo ubwo ngubwo utangiye kugira inda nini kuko ubundi umunzani upima se si umwe nyine ntago nzi ukuntu byagenze dushobora kuba ntibari volume basigaye bapima kuko ikiro cya kera umuntu yarakiryaga nyine ntabwo wari nyiri kukimara ntago byabagaho cyangwa kukirya muri babiri byari bitangaza ubu ni ukwiyunyuguza uhengezamo ukabona zirashe ubu ukirya wenyine tazambuza umugore sha tazambuza umugeni kandi aha tuba turi ku isoko uri single ndi single ndi searching mwana ishimwe cyane kuri single ubwo abakobwa bose bandike muri DM baguhereze yitwa Muzunga Tonalite kuri Instagram ariko ntinya gutereta n'ujye ushaka gutereta n'ujye witwa straight wabona wikoreye ubukwe da ntawamenye sinabonye abastari bone nari bajya bava ngo kwikorera ubukwe bakagira ngo nibindi bintu buriya uzi no kwikorera urugo nyine gufata urugo ukarukira ku mutwe wawe watuzabyishimahamira ukarwikorera ngo ujye ukinamo wabiriramo cyane se byingo ko nabonye ari hatari haraka video nabonye k'umukobwa bari kumwe na Sugar Daddy we akakora ka video buri Snapchat irabashuka cyane aba baby Sugar Daddy aramubona amukubitinshi no rega ryo nyabwira n'abadamu cyangwa abagabo nta muntu kwisubaho udakunda ifoto biterwa naho ayifatiye cyangwa uwo bari kumwe ni gute umuntu akubwira ngo yasohokeye nk'ahantu harenze ariko aje nta foto nimwe ntako bibaho ngo ku kazi ngo twasohokeye mu munsi wa ahantu runaka atashye nta foto nimwe afite ubwo ikibazo kiba cyabayeho uriya mugabo yakikweretse tutasenyera tansenyera ugasenyera jaye ibikorwa dukora ibyo dukora twitahira iyo kwifotoza naza kwisobanura ariko ngiye buri reka nkubwire bro ngiye nashatse sinzi ukuntu wenda mbibona ariko ushatse wava muri ubwo bukobwa bundi mu buhabara buri ku ruhande terwa n'impamvu itumye ushaka ariko hari abashaka bari kugira ngo bacike ayo mahabara n'ubundi ubundi impamvu zo gushaka bari nyinshi kandi abantu barazitandukanye hari ushaka kugira ngo acike amahabara nk'imihanda maze ave mu buraya akavuga ati umusa nazapfa akashinga urugo urumva uwo ni wa wundi ushobora kurushinga gutyo gusa urugo akaba rufite kugira abafite umudamu wiwe nka material y'igitsina gusa address ngaho yada nka segise material yego niba ashaka ibintu bye bikubitira aho ngaho ariko atari gushurashura ku mpande n'impande binamusaba guspendinga aho rero ntabwo uzamubwira ibyo guhaha cyangwa iki urumva ikimuzanye mwo ngaho ntago ari ibyo bo kabiri hari ushaka urugo kugira ngo hari ushinga urugo kugira ngo abe saved ku bintu bijyanye na economy yiwe amafaranga yiwe avuga ati kashinga urugo kugira ngo amafaranga yanjye mbona buryo amya saving nibura aribwe na madamu n'abana kandi nibwo nzakoresha make yakurusha yo nkoresha ndi umusore kuko urazi nk'ubu ngubu kutwirira mu tubari ujya mu kabaro gazanga watsi ikintu cy'ibihumbi 10 ngo cyo kurya kandi ibihumbi 10 ari umugore bihaye mushobora kubirya iminsi 3 neza n'iminsi 3 kandi murya ne mukanahaga kandi murya nakanyama kari mu byamari yeranje kakaboneka bo iya gatatu rero niyo ngiyo ya address kugira aho barizwa nta kindi kintu byo kuba ngo gucika ihabara cyangwa ngo gucika ngo ibintu bya finance yawe kugira ngo imere neza oya wowe na address gusa ibyo bindi ntabwo birakubuza kubikora abantu turenganya tutazi impamvu bashinze urugo tazi impamvu arurimo
cyangwa ugasanga murimo ku mpamvu zitandukanye mu gihe mubazanye ubundi bazanye papasi ye ubundi dushinze urugo kubera iki kuba mukunda nabyo ntago bihagije kuba mukundana ntago biba bihagije kugira ngo mushinge urugo gayo nguko weekend rero yari hatari Rubavu harahiye uko banakubwiye abantu bakundana ntago ukunda ushobora kutabanza umugore wawe ugasanga ari nko wakunda gutaha hari wakundaga bitashobotse ko mubana ese ujya gushaka umuntu utakunze kubera ikibazo cyabayeho se ngo twashakanye n'abantu bafite gahunda kuruta abo twakundaga kuba ufite gahunda gusa bigatuma abantu benshi bashatse kubera gahunda apana gukunda Tonari ibintu byawe ntago ari shyashyo okay ibintu byawe biragoye none se biragoye cyane ngo bimeze bite weekend irashize weekend irashize ni inkuru nyinshi zari zirimo Gabriel Jesus Adonomu ya OMS yari intanga y'I Kigali ejo bundi fata ku mavuta barabisikanye ava I Kigali bamurikiye yagarutse mu gihugu ni byinshi byari birimo hangaha na ntuze na n'icyorezo nabonye babaga bari babonye hano gaturutse nabwo umuntu wa mbere ngo wayize nyumyaka 27 basa baramu trackinze basaga ngo hari ntuzi yigeze ajyamo ngo yigeze ajya mu buvumba ariho ashobora kongwera kuri n'agacurama kakamwanduza menyere nayo mpamvu hari na twatuvuma twinsengero zanyu bagiye banadufunga ariko byari ngombwa ari gihe usanga harimo akavuyo kenshi kuba batrackinga bakamenya uko ibintu bimeze icyo cyo ni kuri 97 kandi 97 mu bintu by'ubuvuzi buriya ibiri valide cyane ibibaze cyane yego uko bibeze hari icyo wamenye se kwa gatanu urabyibuka twe twaganiriye umbwira uti byari byo byose I Rubavu hari MTN wacu muzika ariko n'urubyiruko rwashiriyeyo wacu na muzika Kigali yari yasutse yose Kigali nta muntu n'umwe warusigaye nangaha nk'iyo agira nk'umuntu wibeshya agategura nka show ejo bundi yabereye Gisenyi ubundi Gisenyi ni nk'Ikigali muri umuntu wa Kigali iyo hari show yabereye Gisenyi Kigali ni yisukayo nta muntu utaruriye bose bari bagiye uretse wowe nko kwa Rusine bamenya hari yasigaye umwana gusa kwa Rusine menya hari yasigaye nk'umwana gusa niko gire bose nabonye bari bamanutse Nyambo yari yamanutse Titi yamanutse urumva naho nta kintu cyo cyasikaye mu rugo nabaye bastari bandi wabonyeyo atari Titi na Nyambo Masamba yariyo ari inzego nyinshi nabonye no mu biturika bari bariyo ni benshi bari bariyo nyiri ntabwo hari ariyo showbiz yonyine gusa sa cyangwa ngo industry y'abahanzi gusa na cinema n'abakina filme aba football bari bamanutseyo byaracikaga byaracikaga ni show yari iryoshye cyane yari iryoshye nta kibazo hova yari bizereza ubwo ntago twahita ko tumenye ukuntu bimeze ubu ngubu ubundi yari yadutangira kubarira ntuze ku mezi 9 nibwo tumenya ikijyanye na show y'Igisenyi ukareba niba nta bateranya amada hari igihe ugira mugasanga ziravutse ari nk'igihumbi aho byo kujya Igisenyi ni we protecting ni ikibazo Igisenyi ni ibisazi no sidanga ibivuza ubuhari ahantu ziba zirukanka n'Igisenyi urabiza ari ukuntu Kigali kunanira ugahita wimanukire pfiriye abantu imihanda ya Kigali yacanze ubwo tayihubukira kegera hafi y'intuze hafi y'ikiyaga avuga ati sani sashobora no kwiroha akiyahura aho nta bwenge ahubwo bro niki cyatuma wiyahura ko kuri umusore Tonari ntabwo mbizi kubera ntariyahura ngo ndebe ntabwo na vebo wiyahuye ariko abantu benshi ngo batinya kwiyahura kubera ko abatinya kuvuga ati buse niyahuye nkavunika simfe ikivu ntago cyakuruka ikivu n'ubundi nta ntuze ikivu nta ni amazi yose amazi nta injaragira ni ibintu bibiri nepfa cyangwa ikire niba takurohora urapfa ntago ari bya bindi by'impanuka isanzwe nuko rero Rubavuvuyeyo Rubavu show zari zimeze yari imeze neza ngira ngo ni nayo show yasozaga kuko i Kigali nta bizaba ubwo nuko yamutegereje show za Semuhungu Nyarugenge akaba ari zo mwatendinga
ariko akantu karenze kari hariya Emi yaravuze ngo yiyunze na Bruce Melody Emi w'igihe ikinege yaravuze ngo yiyunze na Melody noneho Melody bamubashije wati sinjya mbivuga ako ni nabyo ese ariko urumva babaye bariyunze ni kubivugaho byo byarabaye Melody azi ubwenge ikintu cyo gusubiza sinzi niba waramubonye ni mubi gusubiza ngo abafana bamugiriye inama ngo ntukajye ngo usubizanye n'abantu batagira ubwenge ngo hari igihe ngo umufana ngo yamutaye maramubwira ati Melody kudusebya ntukajye usubiza byo byihorera rwose ubwo se abatazi ubwenge ni bande burase si yabashimwe kireka bayashima ubwe tazi ubwenge ashima ubwe niko ubwo weekend tunayireka ariko ku nkuru nziza cyane ngira ngo Bamporiki arahari nkuko wari wabivuzeho wari wabikomojeho yego Bamporiki yarasohotse yaraje arahari yaje bigaragara ko kandi ngira ngo uri kubona ko akisohoka spirit y'ikinyarwanda isa nkiyongeye kugaruka nanone ariko iriya message kuri Twitter yo kuri X yinsomere kuko nanjye nabonye ukuntu wahise ukomantaho Roziko bra ntago mba numva ikintu mutari kumva ariko bisaba nabwo mwitandukanyije n'abazimu hari ibintu mu Rwanda bisaba kuba ufite umuzimu kureberera batari wowe gusuha ari kuryo gusa nkawe ufite umuzimu iyo hari nkawe oyaje nta muzimu ngira bose ni bazima muri nge Reba ni yihe niriya yesho ubundi cyangwa ni isengesho ashimira nyakubahwa president Paul Kagame ndayigeraho none nawe mbona isuku bitakantu ngo niba ni amayi ndavuga ni tonality cy'ikinyarwanda cyiza teka kiri mutoya zireze urugemwe rurameze urubuto rutaboze umutwaro nagatwaye iteka umutware wanjye awutwamishije imbabazi ndawutuye ndunamutse ndemye ndanyuzwe ndumva niyumva nk'indirira nshimye uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe ubwere bwimuye ubwirabure bidasasiwe ubwira kabiri sobanura sobanura icyugo guhugoze hano n'iki kidasobanutsemo kirimo iki kidasobanutse kirimo ndakubwiza ukuri aba bana b'iki gihe nta muntu wakumva ibyo bintu zireze mukuraguza hari ikintu bitaga imana zeze niba umwotsi uzamutse gutya yego no kuvuga ubwo ibyo byakunda twajya kubikora tugiye kujya ku rugamba ubwo rugamba twabaga turi burutsinde nta kibazo cyabaga kirimo zireze rero ubwo no kuvuga imana zeze inzuzi nyine ubwo ziraguye ibizima mbese ubuhoro buragarutse nta makozi nta bibazo birimo yego zireze mbese bimeze neza yego urugemwe rurameze ibyo ntacyo dusobanuraho urubuto rutaboze umutwaro nagatwaye iteka umutware wanjye awutwamishije imbabazi ndawutuye ndunamutse ndemye aho se hari ikitumvikanamo baze Emily hari ikitumvikana dore hari icyo bavuzeho hano cyakoze nabonye ejo murinda haba ari kwibaza Melody mbona ikintu bagezeho mba ntibacyumvishe ngo ndanyuzwe ndumva niyumva nk'indirira indi bo nahumvishe bari kukivuga ngo indirira ngo inda irira nyine shayo nda rwose irira yo hafi Melody ateko karacanze ariko indirira hari ahantu bavuga ngo n'urugamba nde yarenze mu rugo hari insigamugani yigeze ihava okay tubyihorere indirira no wari umutwe n'umutwe nawo wari w'ingabo indirira ni indirira rugamba yego ntabwo ari indirira gusa gutyo bibiraho indirira rugamba ariko bakabita indirira yego n'abatoya kubera ko kubangira kujya ku rugamba ahubwo bati babwa mwitora ari batoya kubera kubangirira kujya ku rugamba bo bakaruririra
kabati oya dushaka kurwanirira u Rwanda yego ni ukuririra urugamba yego kiriya kinyarwanda rero wenda wowe urumutahira uzi byinshi cyangwa se hari n'uburyo ushobora no kuzimiza n'umuntu ukaba wavuga ibintu ntabyumve cyane kuba mu rubyiruko n'udashaka kubyumva ariko gira ngo wabyumva cyangwa akaba ari bindi bibazo byawe wigiriye byo kudashaka guhuguka ariko ikinyarwanda kiba kiri everywhere ubu urimo uracyumva kabisa cyane nta kibazo mafite rwose wowe se tweet waskurikijeho ni iyihe kudasomye ni iyawe cyanjye gira narabubwiye narabubwiye nti yewe narabubwiye nti yewe niriya iyo giterwa inkingi n'inkeke twasanze imbibi z'imbabazi z'umutware ari inkenke dukeje Rwagisha reka njye kunywa inzoga kunywa inzoga rega twebwe inzoga ubundi ntabwo tuzinywa gutyo gusa tunywa inzoga kubera icyabaye urumva niba zari zeze bamuhora cyagataha twari kuba kujya kunywa twanyoye ku nzoga ese ku cyaro muraturanye inzoga z'icyo gihe turi mu karere kamwe ariko ntabwo imirenge ari imwe hagati y'umurenge wanjye n'uwo uvukamo harimo umurenge hacamo umurenge yego nawe uvuga ku bisore rubawerekanye ko ikinyarwanda ucyumva neza cyane buri cyiza cyina ahangaha rero cya hano mu Rwanda kubera ubundi u Rwanda rurabiruzi ni Gasarwa Gasabo imirenge rero yari 3 ni mirenge 3 n'ubundi yagasa harimo Rutunga Rukomo na ninda wibagiwe ubundi u Rwanda rwatangiriye nyine ibindi handi hasigaye ni uko hagaruza umuheto na kugenda mu mahugu bayafata rero ikinyarwanda haraho usanga hamwe bavuga ibintu gutya abandi ntibabivuga gutya handi gutya niho mu kinyarwanda utavuga ngo ntabwo uri kucyumva bashobora kugera ahantu kumwe bavuga kayuya abandi ngo ni nyanjoro bamwe ngo bavuga intara handi ngo ni inkoko azika ibyo bamwe bakavuga gutashya handi ngo ni ukusenya rero kuvuga ati Mustafa tugihorere byo nzinda kumeza mbi develope kana nawe washyizeho urumva nakomeze mbitekereza ndavuga nako tonalite harya tonari ubundi ufite imyaka ingahe boje mfite 26 ubungu ubu nibwo yuzuye yego sha uzaje wihemba kabisa buriya ntago ngere nzi ko wize nk'ibintu by'ubuvanganzo ibintu nk'ibyo cyangwa se ukaba uri mukuru ngere nzi ko ufite nka 46 ahubwo n'ubundi ariko rega mu Rwanda nta muntu muto yuhaba buri ibintu byo kuba muto byaje aya madini aziye batangiye kudutandukanya nabo dukomokaho ubundi mu Rwanda nta muntu udafite imyaka ingana nk'u Rwanda nta muntu urimo ufite imyaka batangana kuko iyo buriya ufite basokura amateka yabo yafite urumva n'uruhererekane rw'umuryango rumanuka ubusanga uhari ariko muri wowe hashikamyemo abantu nk'igihumbi hari uruhererekane yego noneho kuri ziriya mbabazi rero zahawe bano bantu ubundi mu Rwanda tugira habaho ubwoko butatu bw'imbabazi iza mbere hari zitangwa ugahanagurwaho icyaha n'inkurikizi zacyo n'igifungo nyine ukanafungurwa kabiri ari nazo zizi ngizi ba Mporiki na Gasana bahawe nayo ni ko intuze urafungurwa ariko kubijyanye n'icyaha cyo kiba kigihari urumva zitandukanye icya mbere ongera utusubiriremo iza mbere ari nazo bita amnesty zohe urababarirwa yego kuri izo mbazo nyine perezida atanga ubundi iza mbere zo urababarirwa ukanakurwaho icyaha yego gusa urafungurwa nako urafungurwa rero ufunze n'icyaha ukagihanagurwaho ukabura umwere gutyo nyine usohotse uko mbere utari winjira kabisa iza kabiri rero zo ni urababarirwa urafungurwa gusa arizo zizi ngizi urafungurwa gusa ariko icyaha kigumaho izo ariko zigahabwa bande noneho zo zihabwa abantu banditse basaba yego basaba
icyo gihe rero izo mbabazi ziba zimeze gute ugomba bigira ibintu iyo ugeze hanze hari ukundi kuba bimeze kwitaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi kugera cya igihano cyawe kirangiye nubwo uri hanze ya myaka wari ukatiwe kugera irangiye gusa ntabwo ibisubitse ahubwo uri hanze ntabwo ari ugusubikwa noneho kujya hanze ntabwo ariko bijya gusamo ukuntu no kujya hanze nabwo bisaba ko kwaka iyo ushaka kujya gusohoka igihugu ni ukwaka minisitiri w'ubutabera niwe wakuruhushye niwe perefe wawe kugira ngo usohoke kabisa nuko usaba uruhushya urandika usaba ntabwo ari nka bya bindi wowe uvuga uti mfite agatike ko kwikoza Zanzibar ndagiye oya hakaba izindi rero za gatatu zihabwa abantu wenda bakavuga ati niba umaze mu kimwe cya gatatu cya kimwe cya kabiri cy'igihano cyawe abo bantu bose barasohotse bamaze icyo gihe usohoka waba waranditse waba utaranditse upfa kuba iyo kiriteri igiye kugenderwaho muri icyo gihe uyujuje ujyanye nayo ubwo bwa gatatu ugahita usohoka ugahita uvamo ugahita wiviramo kwigendera none uzi kuri izo mbabazi ahantu biba birengeye buriya iyo wibeshye ugakora irindi kosa niyo ryaba atari iryo ngiryo wenda wari wafungiwe ibyo bya ruswa barakubabarira ugasohoka hanze ukagira nka de gufatirwamo yindi isaba kufungwa uhita ukomerezaho ya myaka wari usigaje ukajya wabona kuzafungwa iyo wakatiwe ni igisubitse rero yawe no kwitwararika ariko ntago abasaza ntago byabananira n'ubundi se ambo akunda kagushimiye kuyeho urujijo ubwo ababizi ko n'ubundi tuganira buri saa 12 kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ariko nanone Bruce Melody ubwo yasozaga iwacu muzika yabajijwe n'umugabo bita Murinda Habi cyangwa se Mirene abaza ati se ko umuvugizi wawe fata ku mavuta yatawe muri yombi nkuko bivugwa Bruce Melody aragarama ati reka tuwo muntu ntago nari nangaje umuntu mvugira na rimwe jya bira bintu ko bijyamo uziko n'ibya Nadia bya Diane bitari byarangira ukajya ngo umuntu ngo yaramvugiraga kandi yageze mu nzego fata ku mavuta wenda afite ku mavuta tubane turamushimira mbere na mbere kuba yaratinyuye ikintu cyitwa gusesengura mu Rwanda ndakuri showbiz yego hari ukuntu twumvaga amakuru ni ukuvuga amakuru gutyo gusa kanaka yaguze imodoka sava noneho wazana ikintu cyitwa ngo aguze imodoka amafaranga yakuye he imodoka ihenze kuri yakuye he imodoka ye yaratinze iguma Dar es Salaam kubera byatewe n'umuntu witwa manager wa kanaka bigenda gutya urukumva showbiz iraguka kuko twari turi kuvuga ikiyo ataza nko gutangiza icyo kintu cyo kwitireka ngo tuze tusobanure nk'ikintu runaka wewe hubwo ari kubuhembwa iki nkire cyari kuba ari ikibazo sinjye gusa ni hafi ya bose nabande namwe murimo oya none se muvuga inkuru gutyo gusa iyo nkuru ya gutyo nta nkuru ibiyirimo kuvuga ukana kayaguze imodoka oya kuki imbere atari yarayiguze iyo niyo nkuru ese arayimara igihe kingana iki isi mwanditseho iyo niyo nkuru ariko byaje kuba ikibazo n'ahantu abantu batangiye gukora bitangiye kubera ibibazo ariko iteka nyine ibintu byose watangiye mbere buriya hari igihe bibera igitambo nyine ukabigwamo buriya hari abari bumwigireho batari buze gukomeza gufata ibyo guheza inguni duhora tuvuga buri gihe hano kuri Iris usesengura ibintu uheza inguni uvuga uti gutya ngaha wagira ngo hari nk'ikintu upfa n'umuntu hari igihe umuntu yumva ibintu uri kubivuga kumva utateye imetero ntabwo uri gutera imetero cyangwa wanavuga amakuru ntuvuge ngo wenda biravugwa ukaza wemeza Melody rero ntago ubisa kose n'ubundi ashobora kuba atari yaramutumye kuko Melody nyine kumuvugira biragoye bose bamuvugira ngo iki ko ari byo yavugaga ati umunwa mfite koko waza kumvugira ugiye kuvuga ngo iki kwiyumvuzeho nkuvugaho tugira hamvuga nkakuvugaho nta bintu birenze byo wajya kumvugira gihe ntakivugira kuba ari umuvugizi rero yabihakanye yari umuvugizi we nawe giraga ngo yari umuvugizi we gira ubwite yabihakanye yavuze ati ntago bikunda n'undi muntu muzumva ari kumvugira
muzamenye ko atari njye wamutumye. Ubwo Ariko bita ni nabyo. kwerekana ba Dekati kuri ubona Dekati kuri nuze kuri The Ben nawe aba asa nk'uwahishijeho inguni kwa Melody yabyihoreye nabwo bikwereka wumva ari The Ben ngo wamwishyuye ngo amuvugire urumva uhita kubibona ko ari gahunda zabo ariwe bipanga akaza akavuga ati kanikorere ndebe ko nanabona n'izo views. yego. Ntawe rero nk'umusesenguzi kandi ubimazemo iminsi wowe usesengura byinshi mu muziki warawubonye uko umuziki ukubitisha byinshi bitandukanye, ariko n'irihe somo wakuramo cyangwa se waha bano bana bandi b'abasesenguzi bari kuzamuka? Ishuri rirafasha. Ishuri riheze iryo ari ryo ryose waba ajya kwiwawa wajya kwiga kutire wajya hehe, ariko conscience na science bigomba kuba biri kumwe gutya. Ni ibintu byomatanye kabisa. Ni ibintu byomatanye, no kuvuga ku nkuru mbere yo kuvuga ijambo. Ubundi uzi ko ujya kuvuga ikintu bura uzanarebe hano mu Rwanda ujya kuvuga ikintu mu Cyongereza ugitekereje mu Kinyarwanda. Ugahita uyisora mu Cyongereza ushaka kubivugamo. N'inkuru ugiye kuvugaho nabwo iba yaciye mu mutwe kare. Urabitaruka rose erega bono bana hari ibintu baba bagira ngo no umusaza wigeze abwira ngo abanyamakuru ahantu rimwe arabwira ati mwabana mwe umunyamakuru mwiza ntabwo ari umunyamakuru ufunze. Ufunze nyagufungwa n'amapingu. Yego. Rubanda barakwageserera ngo uri umunyamakuru mwiza ngo dutemo ngo batemo batuke. Shobora gutwara ugahita ubona inyuma yawe nta muntu umwe uhari. No bakareka no kuvugiraga nta waza kurwana na leta. Niba leta igutwaye se ndinde kujya kuvuga ngo mumuzane. Nta numwe. Akazi kari byo bantu. Ugomba ukora inkuru ukareba inkuru ndi bukore imirongo ndi bugendereho ni yihe. No kumenya hari ibintu abana bagira by'intuze ngo ntago ngo njye rivanga mu bintu bya politike. Ugasanga mu bya politike ntiwasoma ku igazeti ntago wamenya inama y'abaminisitiri yabaye ryari havugiwemo ibiki imyanzuro ni yihe. Ibyo ngibyo gorashwe. Ibyo rero bituma utaba aweya y'imirongo migari y'igihugu urimo. Kandi icyo gihe urakubitwa ivumbi riratumuka. Hari gukora ikintu uzi ngo ni ikintu gisanzwe kandi mu by'ukuri bitewe n'igihugu urimo n'imirongo migari yacyo cya politike yahihari ugasanga uratanye. Kimwe n'akantu ko gutukana cyase kwibasira ingo z'abandi. Ariko urajya gutuka umuntu niba uri gusesengura ni ngombwa ngo wite umuntu ngo uyombwa. Ariko ari mumbwira ngo kuri izo ngegera ngo giye ngo rwose ngura ngo nabonye ngo ari imbwa ikomeye cyane ngo baramwita pumbafu. Agakoze mbere wariye. No mu rubanza bamwese mu Rwanda n'amagara ureba ati ndafungwa cyangwa wafungwe iyo utukanye baragutwara. Ariko nibyo ntabwo gutukana wose umuco pe. Shinze umuntu ukajyaho none ukareba umuntu hari nk'ibintu bigeze bavuga kuri Ben ugasanga babyurije cyane ngo bavuga ngo nta byara ngo yakabaye ngo yarabyaye. Bavuga ati se nk'imyaku wenda nk'imyaku yabihari kuko musanze nyine atabyara sikoma muri kumusesereza. Urumva kitaba ari ikibazo nyine mwaba muri gukora. Akora amakuru ngo umwana ngo amaze igihe. Ngamaze igihe nanjye nabyumvise. Twabivuze ejo bundi dusa nk'abikinira ariko nabonye ngamaze igihe abajene ngo amaze igihe cyake. Ako ni sawa ni fresh ni sawa cyane. Buriya tonalite ngiye kino nabonye wakabaye uvuga ibintu sibyo ariko bakweretse ntago wambwira ngo umwana wa Ben ntaramuzana muri social media. Yego twe dutangiye kumustokinga hibiki hanini ngo wenda ngo ntibasa ngo wenda ku gafoto kiwe ko hari igihe tukabonye kakadushimisha tukabonye nubwo wakazana bishobora kumukoraho. Erega Ben ni umustar. Pamela ni umustar yagiye muri Miss Rwanda. Nibo wakaganiriyeho ariko urubyaro rube ntibigeze mukwereka. Ntibamukweretse. Kutamukwereka no kuvuga ati ntabwo tushaka kumuzana muri bibiri. Hagale exposed no mushaka. Hagale exposed. Mwihorere. Ariko ukitwereka bakana akagurya
tayari rwose nk'ubu Rusine na madamu batweretse umwana baramutweretse nyuma y'igihe kinini nyuma y'igihe kinini we rero wenda nuko amategeko ataratwemerera kuba twajya kumwirukaho ariko nka nyuma ho tuzashaka ishuri yiga mari rihe turebe Rusine ko haye umugore wa imodoka umwana wamwohereje kwiga muri ishuri yiga kuko ariko kubera ko bamutweretse bataramutweretse ntabwo bisakuzaho nk'umwana wa Keremana Ntoreze shaka kugira byagorana ko hari byagorana naye ntabwo wamenya ngo ntiwamenya imyaka ntabwo wamenya ngo ningaye ishwita niba ari umukobwa niba ari umuhungu bavuga ngo ni ora niba ari kumba mukigendera ni byiza ni sawa cyane ni byiza ko expose famille yose yakuze wenda yabyigiramo wenda yabyikorera kandi nzi ko abantu benshi habaye nko guhitamo bakagusubiza nk'inyuma bakagwira bati abantu benshi bari muri showbiz men of them especially girls bagusubije nk'inyuma ho gato bavuga ati hitamo bakongera guhitisha bagasubiza nk'ubuzima baro bayi mutera baza muri showbiz ati showbiz urayijyamo nta numwe wabyemera nta numwe wakwemera hari umukobwa twaganiraga ejo bundi kandi no muri showbiz anameze neza ariko umbwira ati wampa Imana akansubiza nko mu myaka 10 ishize akambwira ngo ni impitemo inshuti nta nimwe mfite muri ubu kuri ubu ngubu nshobora kongera guhitamo aha icyo nicyo nacyumvise tuzaganira ryari ku kintu kijyanye na struggles zo muri muzika harya ntitwa twabihariye ku cyumweru abantu bavuye kwisengera abandi bavuye babyutse hango bazabishe rega abantu dukijijwe tutajya muri hango ngo hari umuntu wasekeje ngo kuki ariko urumva ni yarakomatanyije ngo gukinga abana ngo bomba dive ngo bakunze ngo babitameze neza ngo ikibazo cyabo ngo basenga ku munsi w'inzoga ku gatandatu n'umunsi w'inzoga ufata inzoga zo ku gatanu nizo ku gatandatu ubundi basengamo hagati aho ngaho sawa titangira ku gatanu nimugoroba yego twe tugiye mujya he babarira ibyo byihorera wo kabyaraho reka ngushimire cyane ejo tuzaza tuvuga kuri Element dufite byinshi tuzaganiraho Killerman ndetse ubwo version ya struggle zawe rero nako niriza abantu benshi ntabwo ari izanjye niza abantu benshi yaba mu muziki yaba ariko ni mu makabiriyazi yose no wenda tuyafata tukashyira muri muzike gusa cyangwa muri showbiz ariko impamvu tubishyira muri showbiz no ko twebwe turi exposed ariko n'undi wese ahita yiyumvamo kabisa reka ngushimire cyane uwa mbere mwiza yego nawe uwa kabiri mwiza